tugiye gufata igihe cy'ukwezi cy'amezi abiri ugiye ushaka umugabo uzajya ukuya hejuru nuko mvuze ko Aisha ntukansubirishemo ushaka umugabo mwarana n'icyumwe mwari minsi 3 kuko uzajya kumva ukuntu ibintu byandi hantu bimeze byagenze bite se ubu kumara imyaka 10 yose umuntu agiye imwe gusa naguhindura nago bikubangamira sha koko ingese ipfa nyirayo yapfuye niko bajya bavuga nago renzi ko mugana ari wanyawe ingeso wari ufite ukiri umusare urayigaruye aka kanya se uri kungisha inama nyine kugira bigende bite ngiye nkora iki unyunganire ujye ushaka undi mugabo nawe kujya hejuru jewe wowe yishe kono nawe mugabo yasaze ngiye njye gushaka abandi bagabo utamushaka ariko nago ufite amatsiko kunya ngo boro umuzungu kunemeze cyangwa boro y'umyakoreya jewe ndi umwana cyangwa umugore w'umugabo ukungurikira ise kugira ngiye ku mubandi bagabo urungukira wowe nawe wawe nungukira ngo nawe umenye ngo umugabo wanjye se yageza kuri cyane agageza kuri zinago ufite amatsiko cyangwa uriroba ese ungugiye ko mfite amatsiko yo kumva nk'undi mukobwa ukuntu ameze shabakuruze pe nta muntu wanduze wiseriye ndi seriye bana ko ni gashuye mva nango ndi seriye ndi gashuye ese wowe babasi gene fate yemwe uburenganzira jya Uganda ushaka yingande basi ubanza yumva ngabagande bakora amasaha agira muri 12 ari umuntu webye nago byifuza sinabangura iminota 5 nago ushaka iminota 10 cyangwa 50